Igihugu cyansize muri iri shyamba ntabwo ndabisohokamo we. ndifuza guhagarika ibikorwa byanjye, ndifuza guhagarika abantu ntica, ariko ntabwo bishoboka. Impamvu bidashoboka ni uko mu muryango wacu iyo upfuye, iyo ushatse utashaka uragaruka ugakora ibyo utabigeje neza. Aho njye natembaga inshuti yanjye mu ishyamba, twari twabyise twishimye, turaza tuje gutembera mu ishyamba, ariko nembereza isi ukunembereza isi, ariko ntabwo nari nzi ko yari yanzanye yuko yari afite umugambi wo kunyica kubera yuko ni namuca inyuma. Ariko kunyica kwe niko kwatumye iri shyamba mureba rihinduka umuvumo udasanzwe, aho iri shyamba uburijemo uwo ari we wese, waba wari wisanzwe murizamo waba utari wisanzwemo, urapfa wishwe nande, wishwe n'umuzimu wanjye. Ese umuzimu wanjye byatangiye gute? Story time. Bro, none sigeze mani ngo tujye gutembera haha. Waje. Tebuka nanjye nahageze aho duhurira mani, tebuka kabisa. Waboy. Hey. Ni wane bro. Sio mukerera kabiri. Ibase. None se bade kamazo bisujya. Asemane ko numvise uri kumamagara ngo dutembere ahandi. Sikuvuze kuri phone ni namagana. Namagana urabimbwiza ukuri. Ibintu twayipanze icyumweru cyashize. Ndakubwira ati tugomba kujya gutembera mu ishyamba bro. Hari ishyamba rya danger riteye amabengeza, ahubwo wewe uri ready tugende. Gatekereza utangiye kunsubirishamo. Hajye ni ishyamba. Ni ishyamba bro. Man, kishyamba bambwiye ko abantu bagiyemo batagaruka. Ngo nawe nushaka komeramo. Ibyo ninde wabikubwiye mwana? Kari abakubwiye se nyine. Wari wajyayo? We barakubwiye ibyo bakubwiye ntabwo ari byo bro. We tugende ahubwo winantize. Tugende we ntari bimwana. Canatembereye heshi. Mva rero nkubwira muhungu wanje. Turi inshuti urabizi uri inshuti yanjye. Ndakugenda inyuma paka ishyamba turisohotsemo. Ibintu by'amashyamba ntabwo njya mbyizera. Sibyo? Mwari shyamba nta kintu kidasanzwe kiri. Usibye ibyo bakubwiye. We tugende gutembera mwana. Ntabira ariko nta kibazo kabisa. Urapoye turabona. Rero iriya shyamba tugiye muri nta bintu bya danger ntabwo.
ese uko ntabwo uri kuvuga nyine ibyo uri kuvuga birumvikana iryo shyamba rwose gusa ni uko nanjye ngira ubwoba ariko ku mutima bro urandinda sharisi uri buze kubona ntare tugiye gusenga hahandi twabonye boya turagenda ngenda bereka aho turasenga kurusha hahandi se hoya tugenda ngiye mbereka aho ndasenga reka ninjye uri kubayobora duciye hano se none ishyamba twarigezemo turatangiye bro aho urabona ibyiza bitatse ndagasiki noneho ndagasiki ubadi warase ko abantu bakoreshaga urabona hari ikibazo uhuyemo na niko nuko tutaragera mu ishyamba rya dada Boro wakazi twatangiye kubona ubwiza nyaburanga se iki nicyo bita ishyamba bro yego musa twabuka abaka ndabona kameze nk'igisimba ndabona n'ibindi bajya ariko magenda ufashe indaje no kuyana amakisi y'ishyamba banguka kabisa tuhuye n'umwari igihunga mu mwari no mu cyamba atatu bakwitarere bakwitanga no musozi kabisa none se ndambaje gakamanzi ahantu hose uri kunjyana ariko hano turahamarisha iki akunda kuvuga ko hangiye danje reka dutembere mwana niwe gusi twahariye gutembera wese tugatembera reka ndumva ntari bugaruke mwana Ani kuri murasikasi tebuka tugenda bwo gusa mwana ubundi wowe w'igiti zawe bino bitugu biri murabicamo gute aya marya aragushyiramo ndaza tuvuga utinya cyangwa uri umuntu w'umugabo mwanyoboye ko cyangwa ndakuyobora amukana imbere mwana imbere tugenda ariko mwana utangiye kumusongoza no mu hano hatari uruzi umusozi mwana Yesu kw'Imana nyagasani no mujya atambuye ku musaraba w'urugo cy'Imana z'ibyaha byacu hano hantu naje ubwo nakubwiye ngo batembere bw'uyu munsi nida widrana we yewe harimo n'uruzi we harimo n'uruzi ndagasa reba view hano
reba biriya hano Kugenda. reba hano Hano ari ntaguye mwana. ntibirangiye Ese mwana. ziboro ni za danje brother iki kiboro wamenya ari igiki Ndimo ndasubira inyuma. ngareba kadage mwana kumana yituje aderi uri kugenda gutya se byagenze bite mwana uri kugenda gutya Umusore n'undi mwana n'undi ni hahandi uramutse uhagaze biti ni wabisumba. Reka nigendere gutya n'undi nanarushe mwana. yisimiye katakumira Kwaje ahubwo mwana wewe zo bigini. Ase batse bikamba kambira mwana. Aguruka bwo. niwe muntu w'ijage wa mbere Mwana wetse mbaze tekere iyi view ureba iyi view yaha ibishyamba twaze mu cyaro. aboro Ishyamba twaze mu gihe mwana. Ishyamba twaze mu cyaro. ishyamba agira ishyamba neza Kwibwira ndi. Atangiye kunyihinduka se. Ma atangiye kunyihinduka. ishyamba ari se Hano hantu tumaze kugera ubundi baransubiza mu rugo kubana nahibagiwe jewe. iki nicyo bita bitende Najuma nahibagiwe mo. ndakujyana sinakuzanya sinakuzanya navuze se fasha gato mbanze n'inhagarika Bamwana pamwana uretse gato. Tabaye. Ma uramukunye imikino. Iwacu mu rugo umenye ko dufite abakurambere badanje. kanihagarike bonesha y'wanyu barutari Mu mizi yawe. amuhambirwa nahereye nshaka kukikura ariko uyu munsi ndagisiga muri iri shyamba kabiri cyambirwa kintwara umukobwa kinjyanira umukunzi uturi inshuti sha abaza inshuti nyanshuti ikagutwarira umukobwa arasigara muri iri shyamba ni ngombwa ko asigara muri iri shyamba siga mu butaka muri iyi shyamba ndamusigamo yose kandi ahubwo ndabigenza gute baho avuga ndusha imbaraga ariko uriya uginganye Rwanda uriye igihugu kiriye wundi hajya twagiye kunyara gusa iki gihugu ese ko kitaje mwana we iri shyamba dono mwana mugasana cyagiye dono mwana we iri shyamba se nawe kino gihugu cyansize we igihugu kiri dono Bueno.
Igihugu cyansize muri iri shyamba ntabwo ndabisohokamo uzi moto turaza kuzibona ariko zabaye ikibazo nazibona kurusha Eric Gratien aza mbere kandi tujya gusenya kandi hariyo hano hepfo
abantu bose muri bone muri anskuru umuntu utema Mani yapıyor man. Kujyana mwabana mu mujyi mugabane koko mwari muri mu bice turi gutashya mujye n'undi muturage mutashya ibyo ko muri kubera ubu kuri yapfira arahiye ubwo mukomeze mutashye mutashye ntabwo mfite ubwoba bwiza ni n'umugabo nawe agira ubwoba wenda igitinya umuntu bakwiye nta muntu wakwiye mpawe ushaka hano shaho jya ugabanya ngo bitekemo kandi peti we nakubwiye ngo urwo rusaku rwawe ufite mu irishya we ntabwo ndi kubeshya nawe ndamubona ntabwo umuntu aba yakwicara hano vuba we ngewe ntabwo ndi kukubeshya namubone hariya ruguru kubeshya hasi ubundi ko kiri wabonye muri kumubona kuko simbizi n'abari bari kumubona ariko ngende kumubona icare hasi utuze sha unaryama ahubwo usinzire ubwo bwana wifitemo Ntabwo turi kumwe ikubwe mu ntabwo mushaka mugende umugisha mugende neza aho mfuka wonyera hita wenda ugiye mu nyara rugo rukarabya cyane gende neza mwana cyane n'ubwo ni kuri mugende neza usenge ariko muri sinongeye muri kubyumva ndikumva baba ngo tumurukane none uradukiza none waba turamubona ariko se tutuye kuko asagatuza ugende kumubona Batubabariye dukure mu ishyamba ariko arimo amazi adasanzwe amaki amajwi adasanzwe umuntu narawuvukanye hafi tumaguruka tugenda wamwana turi kumwe nawe turamubura ngo wamwana turi kumwe wawe ndo wamba gapira k'umutuku nawe turamubura bari banganisha ko turi bane ay mutada
twamushatse koko mwari muri bane twari turi bane hari undi wambaye agapira k'umutuku peti mwari bangahe bane namukura hehe kuba wamujinga byaba ari ibya nyabyo yagarutse ugeze kumbwira ngo afite abazima peti tumushaka yitwa gande sekani uri yego Erike cyangwa koko iri shyamba ririmo inyamaswa isi inyamaswa yatwara umuntu atanavuze ibintu biteye ubwoba Erike uyu mwana wari hebo Erike
Wait. Iki kibazo. Fasha. Kibazo ni iki? Kibazo iki mbwira. Umugabo nimeza gute ntabwo asa n'umutuku asa n'umutuku ntacyo ndi kubona arisa wadategura ari kubona oya humura wayituruma wowe wumva humura nta muntu ndi kubona namwiciye mu ishyamba amwiciye mu ishyamba nuko se bigenda gute uramwishe gute ntabwo ndi kubona umurambo se uri hehe se umurambo humura ntawe ndi kubona mbwira ese ntacyo ndi kubona yaje yarangije twazanye gutembera yajya ndongoye umugore twazanye gutembera oya humura mbwira humura ari kumufata oya humura nta kintu kiri hano nta kintu ari kumufata nta kintu kiri hano ari kumufata nyirahuya ari kumufata mbwira twaje gutembera amazuki nawe oya ihangane hano n'amazi aho mw'iri shyamba twari twabonye gutembera iyo yarandongora umugore ndangije nanjye ndamufata ndamwisa yicisha amabuye ariko iwabo bagira ibintu ngo by'impuzu by'iki se babagira abakuru none se umurambo uri hehe nari kumfata ntabwo ndi kumva neza wowe tuza uri ingofero oya kuba duhuye menye yuko ni amahirwe mazima na ibintu by'ibidayimoni nta kintu bijya bikora buri gihe kuko ni njyewe umurozi wa mbere ku isi hose wirukana ibyo bintu byose by'ibidayimoni numva hari ikibazo ufite numva ikintu ukona uba wamwishe akaba ari kugutera ibyo ni ibintu byoroshye cyane ntugire ubwoba humura No!